tactic nta kintu kinini nabivugaho kuko niyo match yacu ya mbere ya pre-season. Ngira ngo polisi ya Kenya yo ni nka match yayo ya gatatu cyangwa ya kane kuko muziko yahereye iwabo Tanzania ubigeze hano. Ngira ngo rero muri rusange ntabwo umukino wari mubi, twabonye adversaire mwiza ubona ko mu byukuri bafite amaze kumenyerana ari hejuru cyane mu buryo bw'imyiteguro ndetse na match fitness. Ngira ngo rero kuri twebwe twari kugira ngo turebe mu byukuri ko equipe ihagaze physiquement, abakinyi ku giti cyabo ndetse na collectif muri rusange, kuko arabakinyi bashatwongeyemo birumvikana. Rero navuga ko ariyo yari match ya mbere bakinanye mu byukuri bari hamwe nabo bashya. So kuri twebwe nubwo tuyitsinze ariko navuga ko yari match ikigaragaramo byinshi byo gukosora. Birumvikana ko ntabwo barabonana neza, barumvana neza, ariko nico cya match ngizi ziberaho. So muri make navuga ko ari umukino mwiza kuri equipe nziza ya Kenya Police. N'abakinyi dusanzwe tuzi nk'umunyezamu wacu Onesime, ngira ngo umuzamu mwiza, wenda ntabwo twari tumuzi muri championnat ariko aho yakinaga yitwaraga neza. Umunyezamu kipe y'igihugu y'u Burundi kaza Bedi, ngira ngo nta byinshi umuntu yamuvugaho, twese turamuzi. Jibril ni umukinnyi mwiza, Samuel Ndizeye ari kwitonda, bose nabakinnyi ngira ngo umuntu atashidikanya ku bushobozi bwabo. Gisigaye gusa nuko myanya n'abandi urebye Eric wavuye muri Espoir n'abandi bose bagiye binjira. Ngira ngo n'abakinnyi beza ntabwo navuga ko turimo kubagerageza, ahubwo no kubaha gusa mu match kugira ngo bashobore gukora equipe. Ngira ngo nicyo turimo rero. Ntabwo turasoza dusigaje ngira ngo umwanya umwe cyangwa ibiri, ariko ntabwo yarenga ibiri. Turacyareba cyane kuri attack kuko ntabwo ibisubizo byinshi tubifite kuri attack. Dufite Didier, dufite Mugenzi, ariko dukenemo n'undi muntu umwe ushobora kuba ari umutypical striker ushobora kuba yabafasha mu byukuri. Nabo n'abakinnyi beza ariko just in case, kuko nta champion bari ndende, umuntu ashobora kuvunika, umuntu ashobora kurwara, umuntu ashobora kugira ibihano. Ibyo byose rero urabiteganya. Nibyo koko, ariko birumvikana impamvu mutamoye nuko bitaracamo iwacu. Birumvikana ko na equipe nayo iracyamwifuza, hari byinshi kimwifuzaho. Birumvikana igiciro rero kigomba kuba kiri hejuru, ariko nanone rimwe na rimwe igiciro gishobora kuba hejuru, ariko sinabyiza ko cyaba kinini cyane par rapport y'ahantu haje cyangwa ahantu avuye. Ngira ngo rero turacyagerageza kureba aho twahurira, niba koko igiciro gihari gikwiye cyangwa se equipe nayo mu by'ukuri yabikimukeneye, kuko urumva equipe yapfa kurekura umukino w'itsinda ibitego byinshi. Birumvikana ko turacyarwana n'ibyo bintu byombi. Ukurikije uburyo ama equipe arimo kwiyubaka, ni nyuma y'imyaka 11 polisi na perezida kinisha abanyamahanga, ukurikije ko ibintu birimo bibona ku isoko, twitege iki muri champion? Ese twatuye kubona champion yari vraiment competitif? Cyane byatangiye kugaragara muri pre-season, biragaragara mu myitozo, biragaragara hirya no hino. Kuna ama equipe yashishikaye ku isoko, kugira ngo twazitega champion ryoshe kandi ibereye amaso. Twizere ko abahungu b'Abanyarwanda bagiye kuzamura urwego, cyangwa se abashobora kugira pressure bakumva ko birangiye ahubwo bagasubira hasi? Oya, bizabafasha. Simva ngo nibo bizafasha gusa, nabo banyamahanga barimo kuzana bo bizabafasha, kuko ntago baje gukina bonyine. Birumvikana bazakina n'Abanyarwanda, buri wese rero hari icyo azongerera uwundi. Mutoza, harabura igihe kitari gito cyane ngo champion itangire. Ese nka Police FC hari indi mikino gito muri gutegura kuri agenda yanyu? Irahari. Ejo turajya Ingoma, tuzakina na Etoile de l'Est ejo. Hanyuma dushobora gukomeza gukina match indi kuwa gatatu cyangwa kuwa gatanu. Ntabwo turamenya equipe yariyo, ariko muri kimwe dufite mu match nk'ebyiri cyangwa eshatu. Abakinnyi bo birumvikana hari abasoje, hari abagiye deja, kandi umuntu yanabashimira akazi bakoze muri equipe igihe bari bahari. Hari nabo twongera amasezerano, hari nabo twarekuye, wenda turacyari mu biganiro no kureba ko hari equipe zitwifuzamo abakinnyi, nazo turacyareba koko niba byakunda tukabatiza abo bakinnyi. So biracyashoboka kuko turacyafite effective nini, birashoboka ko hari abo tuzabongera gutizamo nanone, cyangwa se
ekipe twakumvikana nazo neza ndetse n'umukinnyi nawe ko nagomba kugiramo uruhare hanyuma tukabareka bakajya gukomereza ahandi. Ibyo urumbaje ku mukuru w'igihugu yangira ngo yavuze ijambo ryiza rikomeye kandi ririmo impanuro nyinshi, ngira ngo rero nta kinini narivugaho, ariko abo yabwiraga ni twebwe, ni mwebwe, n'abantu bose barebwa n'umupira. So ngira ngo uruhare rwacu kugira ngo mu by'ukuri twicare turebe ko hari icyo twakora kugira ngo ibyo byose bivugwa bivemo. Niba tugara ku musozo, intego za polisi ni kuzana abanyamahanga n'izihe? turahatana natwe, ntabwo ngira ngo nakubwira ko tuzitabira gusa shampiyona. Ubu ekipe yose muri aka kanya wabaza yose yakubwira ko ishaka shampiyona, ariko birangira n'ubundi twawe na ekipe imwe gusa. Iyo shampiyona itaratangira buri wese afite amahirwe 50-50 yo gutwara igikombe. So tukwa natwe rero ukurikije ndagaruka kuri icyo mugenzi wanjye yarabajije. His Excellency aravuga ati abantu mushaka ibyo bintu bavamo mbere kose. Twizere ko tugiye kubona shampiyona clean ku buryo uzatwara igikombe azaba kimerita, apana bya bindi twabonaga ikipe ijya gukina resita zizwi n'ibindi byakorwa. Ibyo bya ekipe itwara igikombe zihita zizwi ntago nari mbizi, ariko ubwo icyo nzi cyo ko watwaye igikombe aba yagikoreye, kuko aba yagitwaye abantu bose babona ko yaba yagitwaye kose aba yagitwaye, kandi nta muntu aba yabujije kugitwara. So ngira ngo watwaye igikombe iteka n'iteka, rimwe na rimwe banashobora kutabyumvikanaho neza, kandi koko ntago bose ntago baba bafana iyo kipe yatwaye igikombe. Abatagitwaye birumvikana bagomba kubibona nabi. So navuga rero ko ibyo yavuze twese turabizi, twarabyumvise. Niyo mpamvu sinjye wabikwizeza, ariko niyo mpamvu navuze ko twese n'itangazamakuru naryo ugiye kuramo wasanga harimo uruhare rwaryo. Wenda umuntu atasobanura neza, ariko narwo ruhari, kuko ni byinshi ntabwo umuntu yakwirirwa bijyamo. Gusa umuntu wese ufite aho ahuriye na football, umunyamakuru, umufana, umuyobozi, umutoza, umukinnyi, umusifuzi, buri wese arawahurira n'ayo makosa yose yagiye avugwa.